Umutima Media TV Entertainment ari mu karitsiye zitwaga Travigo. Mw'iryo shyamba aje kumanukira umuntu mubi cyane wakubitaga n'ababare, uwo twakwita n'ikivejuru. Gusa afite imbaraga zidasanzwe cyane, yafataga agafata umuntu akamuzamuza akaboko kamwe. Nako ntibyaje kurangiriraho. Muri iryo shyamba njyamanukiramo undi muntu bitaga Tayiga yo byanyungwanye cyane, ariko icyo cyo cyari kintu bitaga ikivejuru cyangwa icyo cyamusi kiri mu ishyamba, aho yewe aje gutabara witwaga Tayiga. Komeza urebe igifiteho bakuyirangize zinica make zayo. Aho ikivu kitamureye cyane cyaramukubise igipfunsi, ariko nawe ntiyayoroshye, nawe yagikubitaga bagahangana. Niwe muntu ku isi wageragezaga kugahangana nacyo. Yari mu 2025, yari afite speed nyinshi cyane, bagumyaga guhangana cyane. Komeza Umutima Media TV, komeza urebe video bakuyirangize. Bite muvandi, tuzaranye ko nakuzira. Bura ntago wapfa kumenya, uramutse umenye wahita upfa. Uri igiki ku buryo nahita mfasa? Ndi icyo utazi udakwiriye kumenya, kandi ukimenye wahita upfa nk'uko nabikubwiye. Yewe na kabisa mwapfa yewe niba ko byageze, wallahi wakiba naguze ibyo uri kuvuga kabisa wewe. Ikava muri ibyo sha, abureka nkubwiye icyo naguhagarikiye. Uravumbwira kuko mbafite imisozi yihuta cyane. Reka nze icyo ngiye kukubwira, banze nyikubwire. Uramubugita afite imbaraga zingana gute kujyana muri metero zingana gutya? Mbega igipfusi we. Yo shaka do nibyo nenda ndagira ngo nkubwire. Naguze ibintu ukoze. Reka ntabwo ibintu waba muri kugendaje nkwereke mwana ntabwo navira amaho. Wagiye bataza kugushyingura no munsi sha. Bashingura disha, ubu ngiye kwibana ntabwo nawe bitaziragira gipfusi kigara kuri yo.
ariko sha ngiye kukwica. Piti ngiye kukwica n'ubundi wakuntumye wowe. Kuryamye aho byagenze gute meze bite ko mbona usa n'umuntu wakubiswe? Sha bro, nta makuru ufite. Kabaye hano hari uruntu ruri gukubita, ariko nkubita akagarukira mu birometero man. Nuwuhe muntu ugukozeho? Munyereke. Sha bro, majya n'ikiriya kigabo kirarange kiriya, ariko man nawe sinzi ukuntu no kirakugira man, ni ikigome cya danje wallahi. Byihorere kazi bindaje mbyisoreze kabisa. Cyane ko umuntu kubita sha. Ubutazi kari twaturutse ngo sha. Kaza uguraje umone sha. Wiza hano mwisuhuza kugwanya abantu hano. Nitaye ku cyuri cyo cyose. Nawe ngomba kugushyira hasi. Ibyo bwo ntabwo bize. Kaza ngo ndaje muri kwa muginga we. Ibutazi. Itaze tubireba ngo hanagenga we. Niko nisanzwe ndabona byanze kabisa. Reka nkoresha imbaraga za. Ugiye gukoresha imbaraga idasanzwe. Muri imbaraga nanjye ndazifite. Waturutse nanjye niho naturutse. Icyo waba uri cyo cyose uraza wivanga muri business kandi w'abantu. Icyo waba uri cyo cyose ngomba kukwica kandi akuvanaho. Ngaho reka tubirebe. Amuginga we.